Umwami Alexander the Great, benshi mukunze kwita Alexandre le Grand, yavutse ryari? Yasimbuye nde? Yari umwami wahe? Atarapfa yasize avuze iki? Nkwibutsa gukora subscribe kuri Rwanda Info Official. Alexander le Grand yavutse mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 356 mbere y'ivuka rya Yesu, aza gupfa mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 323 mbere y'ivuka rya Yesu. Yari umwami w'icyo bita the Ancient Greek Kingdom, cyangwa se ubwami bwa kera bw'Abagiriki bwa Macedonia. Yari yasimbuye se witwaga Philip. Yaravuze ngo iyi mbwa yawe itangiye kugikomokera, menya yuko hari undi muntu usigaye uyigaburira. Abantu b'injiji buri gihe barangwa n'amagambo menshi. Nushaka kumenya uko umuntu ateye, ujye witegereza ibimusetsa. Iyo wabashije kumva neza ikibazo, ni nkaho wakiboneye igisubizo. Umuntu ufite ubwisanzure busesuye nutagira icyo ahisha. Uzajya ukoresha imbaraga z'umwanzi wawe mu kurwanya umwanzi, ni nko gukoresha ukuboko k'undi muntu ugiye gufata inzoka. Nutabasha kuroba ifi, ntuzitwaze inyanja. Uzababarira abanzi bawe, ariko ntuzibagirwe amazina yabo. Ntugacire urubanza abantu ugendeye ku makosa bakoze, ahubwo ujye ubacira urubanza ushingiye ku buryo bitwaye mu kuyakosora. Nubaza ikibazo cy'amanjwe, jya witegura guhabwa igisubizo cy'amanjwe. Ijisho rimwe ribona ukuri kwinshi kurusha uko amatwi abiri abwirwa. Amagambo yawe ni intwari ikomeye, bityo rero ujye uyakoreshanya ubushishozi.